Yesu kuzurwa n'ijwi ry'Imana maze ibituro bivemo abera bose barame. Igitondo cyiza bene data, ndabaramukije mu izina rya Yesu, ngo ubuntu n'amahoro bya Kristo bibane n'umuntu wese. Indirimbo mwayumvise yitwa Gupfa twiringiye Yesu, indirimbo ya 43 mu gitabo cy'indirimbo z'ikinyarwanda z'Abadventiste b'umunsi wa karindwi, ikaba yitwa Asleep in Jesus mu gitabo cy'indirimbo z'icyongereza. Nari maze iminsi ntakora amateka y'indirimbo, ariko ejo bundi aha nkimara kumva urupfu rw'umubyeyi twasenganaga muri kaminuza ya Irake, madamu wa pasitoro Ruhaya, narababaye cyane. Nibuka ukuntu atasibaga mu rusengero, nibuka ahantu bicaraga ku idirishya, maze mbona ko ntazongera kumuca iryera kuri iyi si. Nkibitekereza, ntekereza ukuntu urugendo rwe rugeze ku musozo hano kuri iyi si, numva indirimbo injemo cyane. Gupfa twiringiye Yesu ni uburuhukiro bwiza, ni imbaraga y'abizeye ko bazahabwa ubugingo. Nahise ndeba iyi ndirimbo ko twaba tuyifite kuri interinete, maze ngira umugisha nsanga revival choir y'itorero rya Irake yarayiririmbye, ikora neza cyane nkuko namwe mwabyumvise. Duhura n'ingorane nyinshi kuri iyi si, hakazamo izabukuru n'uburwayi, maze imibiri yacu ikananirwa. Ariko iyo twibutse uwo twizeye uwo ari we, ntabwo urupfu rudutera ubwoba, cyane cyane ko abenshi muri twe twarusimbutse rimwe cyangwa kenshi. Gusa umunyarwanda yaravuze ngo urupfu ntirumenyerwa rwogatsindwa, rwokanyagwa. Yesu ubwe niwe watangije iki kintu cyo kwita urupfu ibitotsi cyangwa gusinzira, ubwo yabwiraga ababorogaga bari murugo kwa Yayiro ati mwirira, ntapfuye ahubwo arasinziriye. Nkuko tubisanga muri Luka mu gice cya 8 umurongo wa 52. Ayo magambo kandi yayavuze igihe Lazaro yari yapfuye. Ibyo nabyo tubisanga muri Yohana igice cya 11 umurongo wa 11 kugeza uwa 14. Niba urupfu rero ari ibitotsi nkuko Yesu abitubwira, abasinziriye muri Kristo bose bazakanguka.
Iyi ndirimbo Gupfa twiringiye Yesu cyangwa gusinzirira muri Yesu yanditswe n'uwitwa Margaret Mackay. Injyana yayo ikorwa na William Bradbury. Mrs. Mackay yavukiye muri Scotland mu mwaka w'1802. Yari umwanditsi w'ibisigo, akanandika ibitabo bifasha abantu gusenga. Ibisigo yanditse ndetse n'ibitabo bigera kuri 72. Ikidazwiho yanditse ni amateka y'uwatangije ubugorozi mu Bwongereza witwa John Wycliffe. Ndetse uyu John Wycliffe amateka ye cyane, amateka manini kandi atangaje, amateka maremare y'uyu mugorozi ari mu gitabo cy'intambara ikomeye mu gice cya 5. Indirimbo yanditse yagiye ahagaragara mu mwaka w'1832. Uyu muhanzi rero yavuze iby'indirimbo mu mwaka wabanjirije urupfu rwe agira ati: umunsi umwe ndimo ngenda mu igare ry'ifarashi, nagendaga nirebera ibyatsi byiza bitoshye ahitwa i Devonshire, maze ngeze ahitwa Pennycross ndangarira cyane kubona irimbi rinini ryari aho ngaho, maze ndagenda ndyinjiramo nzenguruka mu bituro byari aho ngaho. Ati hari ahantu heza hakoze neza cyane, nta bintu by'ibikabyo byari bihari, zari imva zubatse mu byatsi byiza bitoshye ubona bibereye amaso kubireba kandi hatuje. Yakomeje ati hari ahantu hacecetse cyane hatuma umuntu ashyira ubwenge ku gihe. Ibuye rimwe hari handitseho aya magambo: sleeping in Jesus, cyangwa se gusinzirira muri Yesu. Ayo magambo yangiye mu bitekerezo cyane, maze ngeze mu rugo mpita mfata ikaramu ntangira kwandika iyi ndirimbo. Yarakomeje ati ntabwo nari nzi ko iyi ndirimbo izakundwa cyane, ndetse n'abantu benshi bagatangira kwandika ayo magambo ku bituro by'abantu babo. Mrs. Mackay mu mwaka w'1820 yashakanye n'umusirikare ukomeye mu ngabo z'Abongereza witwaga Major William Mackay. Nyuma yaho ndetse yaje no kuba Lieutenant Colonel. Uwo Major Lieutenant Colonel William Mackay yasinziriye mu mwaka w'1845, mu gihe Mrs. Mackay yasinziriye mu mwaka w'1887 afite imyaka 85 y'ubukuru.
Amateka y'indirimbo Gupfa twiringiye Yesu ntabwo ari maremare, kandi nayakoze purposely mu buryo bwo kwifatanya n'umuryango wa Pasiteri Ruhaya nk'umwizera w'itorero rya Inirake, ngo umuryango wa Pasiteri Ruhaya, inshuti n'abavandimwe ndetse n'itorero rya kaminuza ya Inirake muri rusange, Imana ishyira ihumure n'ibyiringiro by'ubugingo buhoraho mu mitima yacu. Ngo ubwo impanda y'Imana igiye kuvuga bidatinze, ibituro by'abera bigakinguka, abazaba bazutse bagahura n'abazaba bakiriho bakunze kuboneka kwa Yesu bose, tuzahurire mu kirere gusanganira umwami wacu turirimba indirimbo zo kunesha. The philosophers tell us to live one day at a time and to live it well, for tomorrow's strength will come tomorrow. But there's one line I remember reading that seems to say it even better. Let us live so each night we can say this prayer: Dear God, treat me tomorrow as I have treated my fellow man today. Asleep in Jesus, blessed sleep, from which none ever wakes to weep, a calm and undisturbed repose, unbroken by the last of foes. Asleep in Jesus, oh how sweet, to be for such a slumber meet, with holy confidence to sing, that death has lost his venomed sting. Asleep in Jesus, peaceful rest, whose waking is supremely blessed. No fear, no woe shall dim that hour, that manifests the Savior's power. Asleep in Jesus, oh for me, may such a blissful refuge be. Securely shall my ashes lie, waiting the summons from on high. Securely shall my ashes lie, waiting the summons